w'umurenge akubite mu birenge byanjye n'inkweto zanjye yazijugunye andeba uko ndi anyitegereza ndeba agatinyuka akamfata amaguru akayatendeka Dabora mutubwira icyo tuzira turaziriki turakimenyeshwa ni mu cyaro oya ntabwo tukubona ntabwo tujye kuri polisi gute mwana ufungiranye tujye kuri polisi gute mwaradufungiranye mwatwaye amafaranga yose mutwara amatelefone yose turagera kuri polisi gute nta n'ijana mwadusigiye dutambuke ariko ntukajye wejya abajurnaliste mwaradufungiranye mukafata amafaranga yose mukafata amatelefone yose twari kubageraho gute nta kintu na kimwe mwadusigiye abajura gusa babeshya niba cyo mufaka ni mufate famiye yangira ziriki icyo muziza turakizi twe nuko yamabaje famiye yangira ziriki famiye yangira ziriki ndakubaza mama raziriki aho tubi nimwe baraziriki mufate niba ngiye gushaka niko babaza ngo bereke bazi ko turi mu makosa se kandi ko ari mwe muri abo tugende afitamo nacu tuzira muza tugende oya muza tutambuke cyane cyane muduhe inzira ibyo si n'ikinamico bagenderaho gusa nta kindi nta kirego nyacyo kirimo twazize ubusa baratwibye byose maze ngo twitabe nta kintu tuzira abantu se murabona tugende Rwigara Mukangemanyi Mukangemanyi Darene Rwigara umugore wa Sinapolo Rwigara Sinapolo Rwigara bonje kwatera si igitero yitabye Imana Ana murumuna wa Ana Rwigara wa mwana ukurikira Diane Rwigara murumuna wa Diane uko hari Diane Rwigara akaba Anne Rwigara bitabye Imana akaba witwa Aristide w'umuhungu ngira ngo afite bahungu babiri nabo bakobwa babiri ariko umwe rero niho yakeye ngo yitabye Imana yaguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika California buriye aha ariko sinzi aho oya kuri satellite ngiyo mbirebye mba mbona ari za California aho ngaho ubwo niho yaratu ariko ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko Diane we yabaga mu Bubiligi afite abana no mu kuri ko iyo trackinze kuri GPS tuhita tubona ari California nane yarabafite yarafite nuko yitabye Imana nyine yarafite iki yarafite abana n'umugabo bose bari bakuru barashaje yarafite abana none se Diane we ntabafite mu Bubiligi ntibiseho baba Diane Rwigara afite abana arabafite oya si abakobwa se bariya si abakobwa bigeze babyara nese byatewe n'iki ngiye ko bava ngo bari muri 30 nankagira ngo oya kuba mu myaka myinshi uri umukobwa mu Rwanda nta gitangaza kandi FPR inkotanyi yarabateye kugumirwa ari twe tuzaza gushingira abagumirijwe na FPR inkotanyi akaba yitamye n'akana kamwe niko bagenda babarangiza kandi ikindi bashobora kuba bamuhaye utuza ari two twamurimbuye banyujije mu rugo n'ababa mu gutyo mu bakozi mu batuye niba wenda ku mugani nta burwayi yari afite niba nta muzari yari afite uburwayi tuzi ko n'uburwayi bubaho wese ariko tuzi ko hari ababahungeta twagira mu ngoro twitahira ejo bundi twavuga nyine raporo kuri satellite yagaragaje ko yaba umuhungu wa Twagiramungu uheruka gupfa twari utuzi none Twagiramungu nawe byaje kugaragara ko twari uturozi twakabuhariwe none n'uyu wa Rwigara nawe Ana Rwigara nawe yatatse mu nda ataka mu nda kuko kuri satellite byagaragaraga arimo agaragurika iminsi 2 buba buramuhitanye ni iminsi 2 bwamugaraguye cyari kirozi kabuhariwe kibi cyane kubera bamuhungetaga bamuhitanye yego nawe unsubize nk'intayo ibyo bintu leta zaho baba bazirusha ubwenge inzego z'iperereza zabo ku buryo zitamenya ko abo babuzana aba ari bo
birumvikana nimba Abo babikora nk'urugero ugasanga bapimye umuhungu wa Twagiramungu basanze ari bwa bwoko bwa burozi, bapimye Twagiramungu basanze ari bwa bwoko bwa burozi, bapimye Anne Rwigara basanze ari bwa bwoko bwa burozi. Ubwo so bawumva nta kintu wumvamo. None se abo babuza Kandi noneho harimo n'abakekwa kuba aribo babukwirakwiza ba nyirabwo ba nyiri kubutunga. abo babuzana ushobora kuvuga ko iperereza inzego z'iperereza z'ibyo bihugu biba zirimo zidakora ku buryo zitamenya atari ko niba bibaye kuri runaka reka tunakoreshe na kamera zishinzwe gucunga umutekano tumenye awubuzana hanyuma tumuzane hano kuko biremewe. Iperereza aho rihera no guhita barestinga baho bose bakabakoresha iperereza mu ibanga rikomeye cyane ku buryo bwabo babyiyemerera bakajya mu madosi. Ariko aho bigeze ibyo biba ari ibanga ntabwo ibyo babishira ku isi. Ariko ubu Hitleri na Gestapo abo bapolisi biwe n'abanazi biwe bahitana abantu babaroga babatera inshinge z'uburozi, abazitera abayahudi n'inshuti z'abayahudi n'abandi bose batavugaga rumwe n'abanazi, ntibyaje kugaragara nyuma n'ibindi ni memushozi bihita bigaragara fondafe babihisha batabihisha byaba bikiri ibanga bose bazabishira habona nyuma ubushakashatsi bumaze kugerwaho noneho hafashwe n'ingamba zo kubikumira bakaziba n'amasoko abitera. Kuko na Idi Amin Dada yahungetaga abantu yabashimuta bica abarya akora iki ariko ibyo byose hose hari umuntu atakubitaga ingome yarakinduraga biriya biri mu rugwiro bakibita abantu ukabona kabarebe bamubisurushi Kayumba bakajya kubiturusha akababwira nge sinkorwaho bakabifa bakabiswanira n'abandi nawe ukumva ngo mu mahanga kaba bakindi yarakinduraga akabwira abantu bose muterane ndibukubitane na Michael Tyson ndibukubitane na Tyson amangumi bajya muri mu mangumi akakubita Tyson bibi cyane Tyson akemera icyaha ibintu n'abakubita kurenza muri Kongo uko mateka mu butuyeze kuvuga ati ngewe abazayirwa abantu muri zayi ngiye kwashinja kuko yabazaniye itaramakofi yamuzaniye Muhammad Ali wari umusiramu amuzana Tyson abati bagiye kuturwana hano bakoma ni match mpuzamahanga kugira ngo abashimishe utasesaguraga amafaranga uwo mukino wabereye muri Kongo ntibazana bibagirwa Muhammad Ali muri 70 yarakubitaga ntibagaruze birabara wari ufite urusatsi rugeza n'ubu baracyariho yakubise uriya mwana ufite pinya yakubise Mike Tyson Muhammad Ali nako ni warugezwe icyo gihe yaranatsinze abakongomani barishima bati rwose president mu buto none Idi Amin hari umukino ugeze kumuhuza n'uwitera amakofe bati yahuye heri Burayi komereza muri Amerika komereza muri Afrika komereza Bugande nta na hamwe yari umuntu muremure w'umusore ni ukuvuga ukomoka ku ba Vikings w'umwicanyi kabomboza ingumi n'urushi byatumaga umuntu bajya kumushingura. Nibuka amazina bavuze mwamwitaga ni Kirisamanyi Kijambia hakobye Idi Amin umusore Kijambia urumva ni umuhoro yagukubitaga urusha ukagira ngo bagutemyemo kabiri ukagira ngo ni umupanga kabutindi byo bazanarebe n'abana yarakinduraga bazanarebe n'abana abana n'ababonye hari uwo nabonye basa neza wagira ngo Idi Amin wazuye umuhungu ubu yabaye n'umuvuga butumwa anabi yahagaze urusuru ubona ni umusore ni bingwa ubwo Idi Amin Dada yagiye no kurwana muri Kenya akubita n'Abongereza ari inyeshamba ajya kurwanirira abanyakenya Kenya ibona ubwigenge ahita agaruka ni Bugande naho arabavudukana yarindwanye yari umwicanyi kabombozi hari umuhungu aba bakabarebe ntibabaganira ntabwo Bakayumba babaganira na Museveni bamuganira
bose bose ni nk'uko na Mobutu ntibamuganira kuko yari yaramuzengereye Mobutu ni uruhinja uriya nta nubwo azi kurwana reka nkubwire abantu muri kano karere batazava mu mitwe y'abantu Idi Amin nomero ya mbere ibuga Idi Amin yari umusore nanjye namubonye filime mukuru uzi ko yicaga mu modoka igisenge cy'imodoka akenda kuyikozaho yagendaga yubamyemo yunamiye kabisa ari kuri vora hari filime yamukinije yaraje Burusiya yambaye agashati ishati yahitaga yuzura neza hahandi ngo harasigaramo umwenda oya nta mwenda wasigaraga mu mwenda bamuhaye gukurira Afurika yunze ubumwe yagendaga yambaye igisirikare n'abantu akuriye leta zunze ubumwe ubumwe bw'abanyafurika bakavuga bati bose baramuhabukaga yari umusore yicaga no mu bwato ukajya ubona umutwe ureremba hejuru ese buriya afite metero zingahe yageraga zigera muri 2 na oya ni 2 koko 2 na n'igitanda yaryamagaho umva yanjye ikibero cyo urakibona ukava ati igitanda yuzuragamo neza ni nk'uko n'umuntu ufite isura ikanganye Kadafi nawe uzamuruje isura ikanganye Kadafi wari bi amaze gusaza icyo ubona ngo ari ikintu ibisatsi biraha ariko icyumba yararagamo iyo kijya ufite ukuntu yabyuka gutyo none rwa rusorarubona berekanye n'ahantu yarajyaga bakindurira akindurira ugira ngo ni iyihe ya yindi Kampala ibagiro rye Basima House ukagira ngo ni kwa Gakinya mu Rwanda hariya Gikondo hariya Rwanda gise haruguru yaho aho izo nzu z'ubukinduzi abanyabitugu ntibatandukana nazo ntibatana nazo oya Idi Amin Idi Amin na Kadafi reka ni inshuti oya Idi Amin yarongoye umukobwa Kadafi bari bamwe Kadafi yari afite urusoro bukangana kuko yagaragaga yabari no kuvuga yavuganaga iboje nk'umuntu yemeye namamba muri TV kandi Idi Amin yo yavugaga vuga buhoro kandi umuntu w'umwicanyi uzamubwira n'akajwi gato aratuza yagiye kwica abantu yari umusore byo hariya ahantu umuntu wamukuye ku butegetsi iyo mutagira Israel ntabwo n'isi yose Amerika Ubwongereza na Israel n'ibindi bihugu byose na Tanzania niyo yatanze inzira ni ukuvuga FPR inkotanyi se bumva aribo bakaze gusumbya Idi Amin dada Idi Amin muri abe inkotanyi zumva arizo zikaze ngo zabasukaho umuriro ngo zabavudukana ibyo bintu bazabisubiramo kera ko oya byonyine iyo barebye ingabo ze bitaga abanyanya abanyanya bari abantu barebare ngewe bagafata abantu bakabazirika ku bitanda bakabatera inshinge z'uburozi bakabatamika n'ibinini bikomeye cyane bibazengereza bashyiramo mu itegeko ko bikuweho ubwo uzatubwira ukuntu byaje kugaruka nyuma kandi byarakuweho barafi ibyo byose ubwo abantu nyine bo abagwiririwe n'ishano ibyo birazwe Gestapo Hitler n'abanazi bakoresha guhohotera abayahudi n'inshuti z'abayahudi cyangwa abantu bose batavugaga rumwe na Hitler n'abanazi biwe ari nabwo bahise basohora itegeko ko bisemwe kuko byabonye ko bamwe mu bategetsi babikoresha kugira ngo bahohotera abandi barenganya abandi barundeho abandi we mu minsi wahamaze hari abantu wabuzi batagiyeyo kubera ubwo burwayi bari bafite ntanabona n'ubwo aribwo bashobora kuba nabo barakorewe nk'ibyo wakorewe usibye we gusa ko oyanjye n'inge ndyamunyu washoboye kubivuga buriya birashoboka ko n'abandi bariyo ariko nge nk'impirimbanyi ntagombaga kubishyira habona kugira ngo n'abariya bari muri association twitsokere bataduhitana tutabakoze isoni tutabamwaza bitaduturukaho abo nabo bazashobore kuvuga akarengane kabo kandi tuzabasabira n'indishe z'akababaro ariko tubagarukaho batwicecekere ntibiduturukeho bitandeba batanyicira abo bantu bumva muri uru rugendo turimo abo si babandi bita ibinyange byawe ni ibinyange bya perezida Ruda kuko batiza umurindi ubakandamiza kandi ikindi uzadukandamiza dukomeze twicishikire ikindi ni abantu batera ingabo mu bitugu abagizi ba nabi yego rwose kuko harimo n'abantu bitwaza urabizi muri benevolent dictatorship abashukisha tutuwaya nka turiya bakabyinira mbetezi bagenda babyina babyinira imbetezi n'ubu nkajya hari ibyo namenye yego rata benevolent dictatorship utuntu tw'uduhena abantu
wavuga ngo wafashe akazi hano muri minisiteri ababwira ngo inama ngo kwitabira imfura ya Beneri urayitahana bitanu urabitahana n'ibyiki n'ibyakaye kazi n'aba bayobozi babo iyo bageze baba bati barafinda bakabishakira izina ngo ni amahugurwa muze turagira icyo tubaho byagera ku yakoza terese gutuka karijyana kayumba ko hari kubyo nukwihesha agaciro boko babatuka ku mugaragaro bariya bamuke babo babatuka bikakunda kandi bo bahindukira kubatuka ngo bigize cyaha ayo manyanga ba osimanyanga uravuze babona urya munyu nkawe ati ngurugero uzi Asumani yabwiye bicaga ngo ngwaro ko barafunganye muri mageragere ikiri hano ku Muhima ipesika mageragere sadizi nefutarani kiriya Asumani bamufungiye akamama 5 Asumani nawe bamufunze akamama 5 na Rashidi kamama 8 8 ufunze nawe yavuye muri 5 yaragiye muri 95 afite n'akazi ka leta buryo abakavuyeho buryo ariko Asumani twarafungamo ariko avuye ariko bagiye akarimi we yaramwegera amubwira ngo duhure turakorana ikiganiro aramubwira ati sawa turakorana ikiganiro ariko ngewe ntabwo uri bumpe imirongo ntarengo turi bugendereho nanjye ni numva hari aho tudahuje bakongera numva ngonze igikuta ndemera kigonge ariko ntungongeshe mu cyanyu ngo njyane mu cyobo cyanyu ndakigonga ariko nabishaka wenda ndakigonga ndaba mfite n'ibikoresho mbagireyo n'icyo kibyimba kiri buhagaragare icyo kibyimba ubuze kayo ngani ngewe uramenye untumira mu kiganiro amabwiriza yawe ntabwo ariyo turi bugendereho yonyine urabizi iyo yagutumiye nk'uko bagira amanyanga niba osimanyanga baraza ati rero tugiye kuganira kuri imirongo ntarengwa iyi niyi ese barafika nkabaza itangazamakuru ko nawe urizi uwo muntu yakubwiye ngo gutumiye mu kiganiro niyo uguha amabwiriza y'ibyo mugenderaho hano uvuge hariya hari yicaga nawe uramunanira mugatumva rero ngewe sindi umwana nturi buntegeke hariya turavugaho ariko nanjye numva bitanyuze ndakiraga mbage tukomerezeho abona bamunaniye umugabo amubwira nti tuhebe uko yari umutego wa mbere amubwira nti reka data abona arawusimbutse amubwira ati aho sindiyo amubwira wa kabiri ngo duhure bahurira ku musigiti mu mujyi maze rero bashaka ahantu hera no mu rusengero yamwajyayo araje yewe kereka buriya ngo yarebimubwira no kuri telefone imbere ngo reka buriya ngo zitanga amafaranga ngo buriya ngo twari inkotanyi nibyo ngo zitanga amafaranga kandi ngo buriya ngo reka ngo twari oya n'ubwa gatatu ubwa mbere yaramubwiye ati uritonde gakeya utazamenya ibihugu umugabo amuranire kadata ubwa kabiri ati dukorane ikiganiro ariko nanjye nturi bumbwiriza aho tugarukiriza n'aho tutagarukiriza ndakibaga ni numva ubwa gatatu yamubwira nti reka buriya twanura tukaganira ko buriya twanahekenya zitanga amafaranga twanarya bageze mu mujyi ngewe urabizi ntacyo mfa nsana nako harya Asumani yakoraga iki kuva kera Asumani yakoraga muri Onatracom yego yari umushoferi yabaye umusirikare ku bw'ahabyara no mu bw'inkotanyi yari mu buroko yari umufari nari yabera irya Bigogo yigeze gutanga ubuhamya bw'ukuntu yakoreye y'imyitozo ariko aza kuvayo akora muri Onatracom atwara bisi iyo yabaye Ritiko ikigo cya Ritiko kubona Onatracom muri na mbere yari ya leta za leta avuye rero arafunga imyaka 5 bamuryoze inka ya Nyangara abizi ko kera bafunga kubera yakoreye Karimunda yari umunyakarimunda bigashaca barabeshya barababesheraga bakabarundaho inkono ishushye
hari n'igihe utanyuraga muri gacaca bakakujyana anderegiti mpaka Mageragere bakaza mu nkora afite nta muntu wabarisha bitanagize no muri gacaca uragiye nuko bicaga yagiye wari avuye ku isoko hari umusirikare yarazi kuko iwabo ni hano munsi yo kwa hagiye munsi ya Victory munsi ya Victory niho kwabica gakondo kavukire yiwe aramubwira ati uwo musirikare ngo bamwitaga TZ aramubwira ati vayo nkubaze banyagupfa bazaga neza TZ amugezeho ngo vayo nkubaze nta muntu wishe igera hano kuko yari yanamuteza ati naza gutanange ndahita ndakumva rwose nguteze yombi nkuteze yombi ndi bicyahaga umuyisilamu utagira jonjame none se nta muntu wabarisha akubitwa n'inkuba itagira amazi aravuga se nk'uyu ndamusubiza iki ko ntari kumpiga buriya ntanjyanye usibye no kwica yewe uzanabaza nta n'isazi abandi nigeze ngira urwara arangije hano yatuye Kanombe kuri Victory cyaki iwabo munsi yo kwa hagiye munsi yo kwa hagiye hagiye haguze hariya no mu mikuru n'iwabo baturanye na mbere intambara bazi arangije aramubwira ati ngaho nkurikira tugenda uko rero yagiye abona bamugeze muri gereza yaje kugira imana ko muri gacaca harimo abantu bari bamuzi dosiye baza kuyikurikirana agiye kubona muri 2005 amubwira ati ngaho uva mu butayi atari ku myaka 10 yayimaze imyaka 10 yayikubise mu bicyahaga bicahaga ubwo ni 10 kuva 9 kugera muri 2005 ashidi nawe kubw'amahirwe make akubitamo 8 nabwo muri bya bindi bavuze iminsi 30 taranti ijuru niyo yamuhezejemo imyaka 8 dumburi ibiruzi babahaye sindishize akababara aba FPR inkotanyi zijyahe kuri abo bose baba bararenganyijwe bajya baziba babaze akabameze kuri ntazo babahaye babariganyije nkanjye nanjye barandiganyije inshuro zose banshimuse inshuro 8 zose nta n'indishize akababaro bari bampa ikindi barandoze twababwiye amamiliyoni angahe yo kugira ngo mvidurwemo uburozi banteyemo turetse kuri ibyo twadufanga ntuzaho turi ibintu byose inzugi zawe bishe n'amadirishya baza kukwiba inzu zawe bafunze urumva se akarengane abirirwaga bakubita bakura amenyo aba bishe mu hano se tubivuga n'akarengane k'ibihekane nje mbabarira nk'abazikorera zihemba nabi abuzukuru ba Karinga baragowe Paul yemeye iki ko aho muri diaspora mu banyi n'amahanga mu banyamabati twa tekinike imbere ariko hanze dufite hose babonye ukuntu nabashinganya abasenateri abadepite bambasadazi abo babizi imana abavugizi ba Imana bari kwiga hanze mu mashuri meza bazi n'ubwenge ubundi kera bitago kari abasazi bazi ubwenge bafite amanota meza kandi bari well organized rwose iryo ni ishyari yabagiriye si ishyaka kuki abanyumirwa mwohereza za Massachusetts mutavuga ko aribo bahanga kuko bazi yuko banteza imana bo biga bazi ko barababaye barakubiswe abandi ari bateta ndebe ari ibinyange bya perezida wa Rwanda muri ayirije bizimana Hakuzimana Harerimana bari kwiga mu mashuri meza hanze ifite amanota yabo baruzuza none ko birwaga bavuga ngo ntibize n'injiji birwa bateruzi b'ibikarito umuteruzi w'ibikarito yiga mu ishuri riza akagira ubwenge ate icyo kibazo ndacyukoza ikindi yagize ubwenge kuki yikorera amakarito kuki yikorezwa amakarito kuki batamushyira ahantu hagomba gukoreshwa ubwenge barabeshya kuki aha umunyabwenge yagakoze kuki bahashira umuswa barabeshya
bakamusimbuza bene wabo bakoresha bene wabo cyangwa kuzi kana ka mama kana ka data nk'uriya mukobwa wa Kagame ukuriye urugwiro babona ari we ukwiriye kuba arusha abanyarwanda bose ubumenyi n'ubu nararibonye. None se barashi wowe uravuga ibyo niba avuga ko biga mu mashuri meza kandi bazi ubwenge umuteruzi w'ibikarito yakiga mu ishuri ryiza ayo mafaranga atayabonye arabeshya. Aho none se niba ari ibyo witwa roho wase nyina yarahunze abaga ntibagiye kumutorera kujya ntari mu nteko ishinga amategeko ntibagiye kumutorera kujya mu nteko ishinga amategeko yo mu gihugu cy'Ububiligi we bajya muri injiji witwa Nyungura Colonel ufite se wabaga muri president n'abakombozi si umuhanzi Canada yose izi ntibamutumira mu bitaramo Stromae nafite muri umunano Stromae mu Bubiligi na president w'Ubufaransa nibwo vango naramumvaga kuri radio kandi abo na FPR cyangwa sa FPR habe na gato ni bamuke baba FPR Colonel Nyungura Canada yose iraririmba imuzi mu bakoresha ururimi rw'igifaransa neza cyane umugore w'umuzungukazi ariko aba ejo bone yuko banyuze muri mushiki wabo kuri Francophonie abaravuze ati oya u Rwanda ruhora ruhikaze abashaka kurugana nta kibazo nabo babera indyamirizi uko abazi baba batera injuga bamuzanaho ibipinde kugira ngo hejuru y'ibipinde bamukindure. Kera bamubazaga uzasubira mu Rwanda ati ntabyo nzi ariko ubu kuko atangiye avuga ati ndumva nzasubirayo ari nabwo hari icyo yizeye ko yizeye gutaha kwemiye kwari wabivuga tabivuga ariko bati nzigumira Mozambique Malawi Zambia Mozambique Angola DRC Central Africa cyane Malawi tugiye mu bacuruzi bakomeye b'abanyamafaranga nta banyarwanda twasanga nta mugabo bita Bihame Felicien ejo bundi muri corona we n'undi mugabo babana Malawi baje mu modoka ifite plaque ya Malawi yambaye plaque ya Malawi nta muntu baremeye bakamuha imiceri amasabune n'ibiki wabimuhura umutindi wabitanga utifite nawe wifite turi no muri corona muri 2020 baravuga ati nta mafaranga ku ruhande baramusigira kumugaragara none niba bitangwa Malawi ubura yatanga ibingana babonyemo bazamukanye muri GoFundMe kugira ngo bati nubwo umuvandimwe abareko kamuhereza utudara ababibonye barafuha bihorere no kuvuga kebo kajya iwabo wamugarura. Ibyo bintu nibatitandukanya n'ubwo bugizi bwa nabi buzabarya inyomeko kuko ntabwo bizabagwa neza. Ubundi barafirika nkubeze niba ari abakene babarekeye ubukene bwabo ahubwo se hari uwo batunze nose nyine nabe ntawe batunze babariza iki kuki binzira mu buzima bwite bw'abandi bo babishakaho iki ko twe tutaba twamanutse muri bo ahubwo baba bashaka gupima aho tugeze baduhungiye batugirira nabi tubayeho gute niki kituma turamuka ahubwo bo nababonye kubera ryahe bagira ishyari ntibagira ishyaka itagira ishyaka iyo babonye gukenesha ariko kazura umutwe ukakomeza kuba umuhanyanyaza ukongera bugacya kandi we yumvaga yagukindura ukakumanurira mu cyobo njyakuzima. Ibyo wavuze nge nemere wambara isaha nziza bagafureka yayikuye ubwo nambaye yamenshi kumurusha ariko kariya karamubereye ndabona kamubereye kandi n'abandi baramubwira ushobora no kwiyambara iyo myenda yatanzwe wakambara biramubereye kandi style yawe barabona ko abahanzi barayiganye bose ku isi yose n'abategetsi bose nawe wahise yidoda ipantaro n'ishati imyenda itanga agahenge ku mubiri abantu bose abaruda baryamiye amajanja hari umugabo wavuze none se ko yambaye ikoti utunga umugore mwiza kikaba ikibazo watunga ubukire kikaba ikibazo watunga inka hari uwamubajije amazu kikaba ikibazo noneho barakubaza wese ngo yakwemeye ati yambaye inka rero icyo se kiba kibareba abo bantu uburyo baba baragiye ngo yakwemeye ati ko ari Imana iba yarahuje abantu ikakora umuti ugomba kubasobanurira ko yakwemeye ni ngombwa se bo uba wabibabaje ku buryo nawe
bahindukira ngo bakubaze nimba ariko byakugendeke nk'uko bo byabagendekeye. Hari ibyabo baba bakubwiye nyine bigira ba karimagezi ba bwenge kandi n'abandi batabuyoboye. noneho ariko abantu bagira ishyari ntibagira ishaka ariko ni ba bukorikori bw'abanzikoraho ihore bakomeze babukorekore bakomeze babukabakabe babukorekoreho ubwo buzabakoraho se. Bajye bareka abantu bisanzure, abantu bagire total liberties, freedoms, fraternity, equality, total democracy, humanity and humanitism. Noneho bakomeze bagira ikintu cya total security, security on life, security on food, security on clothing, security on assets, security on water, security on medicine. Ariko buri kintu cyose usanga mu Rwanda cyose kiri muri total insecurity. Nta na kimwe usanga gitengamaye kiguha amahoro, cyose ahubwo kiguhungabanyiriza amahoro. Wajya mu buzima ngo aya mituweli ari wayabaha, wajya kwivuza ngo jya muri farumasi kwigurira kandi baguhaya yo kujya kuyigura kandi warayishuye. Ubwo si yone umutekano, insecurity, total insecurity, umutekano mubi cyane, muke cyane, mubi cyane. Babishyize muri Kristo Venture. Byose barabitwara, n'ibya mituweli biri muri Kristo Venture. Amafaranga yose bayakusanya bayajyana hanze, niho bayasahurira. Tubakubise accountability yose bakusanyije mu myaka yose ntituzasanga ari amamiliyaridi. Twareba ayo bakoresheje, ayo baguze imiti nayo bavuye abantu, tuzasanga imiti ahubwo barayimanuriye mu mafarumasi yabo. Barayatwaye. Nitukora accountability, kuki se zya centre de santé zo batashiraho kamera, none wagera ku mafarumasi yabo bagashiraho kamera. Barashyizeho kamera we. Kuki none nibizagaragara ko muri farumasi zabo hizi imiti myinshi gusumbya yize muri za centre de santé, bizagenda bite? Icyo kintu bazagidefanda bite? Bisigaye bincanga ko no mu bitaro hose dufite abaruda badukontrolinga gahunda ku yindi umunsi ku wundi, ko bihari bakutukorera accountability, bagakora daily report, weekly report, monthly report, yearly report. Aba bantu barasahuye we. Intebe zo mu nzu, ibyombo, ariko barabigendagira ngo ntibarize. Ana nk'inzu yuzuye. Ifite ibyombo, ifite imeza, ifite. Iyo batega nka bimwe bavuze. N'isafuriya basangaga mu nzu barayisiga. Baratwara nibase n'ikiyiko byose, n'umweyo byose, n'igikoropesho. N'igikoropesho byose baratwara. Ngo bageze muri alimentation ngo ibyo bintu ngo niyabyibutse yumva umutwe umuriye. Ngo baratenye. Sinzi ngo alimentation baguyeho mu mutwe. Abamanisho barabyo. Niyo basanga acide, yasanga acide yadahaga hakanywa ubwo akabarapfuye. Isorori nziza batwara akabati keza, igitanda, ariko basiga banagukinduye n'abana bawe n'umugore n'umugabo n'imiryango ba nyogokuru ba sogokuru bose babakinduye. Ngo first lady w'abarudo, murundakazi w'umukongwekazi. Ngo twe iyo filime twayibonye neza dutawe. Ngo twayikikiye. Ngo mbega ikirozi ngo kiravuza ubuhuha. Ikirozi kandi icyo kirozi cyakwirakwizwaga n'abuzukuru n'abana ba Karinga. Haba mu gutahuka, haba kugera imbere mu gihugu, abantu barapfuye bavuye hanze n'abari imbere mu gihugu nabo rutabasiza babakindura, abahungira mu mahanga babasanga babakindurirayo. Nukuvuga kara akavuyo yari total pandemonium. Ni pandemonium. Kavuyo kabi cyane, igikuba kibi cyane. Ubukire, imodoka, igari, moto, abana, abagore, imitungo, amazu, ibibanza, ibintu, amafaranga kuri konte, imyenda, intebe. Ya venue wite kugihugu. Ya venue wite. Aro watahuka. Yagusangaga mu. Agashingiremo.
ngo yahitaga gutereza ikiruzi kabuhari kugeza abantu bikiriye n'ikibungo barabakinduza akaza gutera ikiruzi inka zawe ugasanga zarabye imbuto zapfuye n'abasigaye akabatera ikiruzi ubwo wabaguze ubwenge ugahita unyonyomba ucaho ugenda niyo bakiri yanjye ku ruhande kuko iyo utayivagamo yaguteraga ikiruzi mpuzamahanga abanyarwanda bahuye nabo dufite urubanza imbere y'Imana hari ibibazo by'amadosiye Imana ibafitiye Imana ikohereze ku banyarwanda yari ibonye ko amarira y'abantu ko ari njye ugomba kuhoza abanyarwanda amarira kuko nzi ibibazo bagiye bahuramo nabyo batandukanye abavuye hanze abari imbere mu gihugu bakanagisohokamo bakaba hanze muri diaspora n'uwagize Imana benshi babiguyemo aba-FPR bageze ku batekaga amandazi aroze amandazi aroze aruvire bagashyiramo uruvire y'uburozi ayo impunzi ziyariyo kuko urabizi impunzi nta kitari uburozi bukabakindura irindazi riri hano ukanga kurifata ngo ayo mandazi bayakwirakwizaga mu bantu b'ubwana kugira ngo bakindure urubyiruko rwabo barubamareho hasigara abakuze ubundi babakindure nyuma hari umugore ngo uri i Burayi yavuze ati n'ubu iyo ndyamye ndabirota ukuntu twacaga mu nkambi turi abana tujya gushaka amazi ukabura inka ukajya kuyashaka ugasaraba wiruka ngo bombe iravuze hari umunyezamu kwaga ku ishuri bita Olivier yarambwiye ati tipe shinmuzi iyo yavugaga mu bantu ngo yayiteraga hano ngo mwabaga mwicaye kumva bombe ngo po ku rukuta FPR irazi basutseho umuriro irabavudukana yabitsa mukavuga muvuye aho mutibika mugenda muyabangira inga niho abana batangiye kuburana n'ababyeyi bose baratatana ntabwo yitaga ngo ndamufite we bakizaga amagaro n'umwana nawe anyunyumba bona birukana wakirukanka yerekeza atitaye ngo baramutwara abakuze bakandagiye inda zikavamo niba bakandagiye kurusha imbaraga abagore bari batwite hananuka nko ku musozi agashwanyuka inda amaguru akabyibura abantu kuko abaruda bawe mu mahanga barababaye ariko ikibazo kuki FPR batabona ko akababaro gahitse ku buryo barekura ubutegetsi kugira ngo uzuhoza abanyarwanda kuko nicyo kibazo dufite bo bumva ngo akari kuwundi karahandurika nyine baravuga bati bazi ko abandi ari abaswa ko ibi bariho ko bibakwiriye ko ari byo bibakwiriye ko ariyo mitungo yabo kuko bo baravuga bati kandi nabo bihindukiye bibashikiye bazumva neza ko ari byo bibakwiriye ariyo mitungo yabo ari ryo geno ryabo n'abana babo siyo mpamvu nababwiye nibampomba usiye guhomba bazahomba usiye no guhomba banahombane hari ikintu uvuga twemeranyaho ikintu twemeranyaho nuko nabana bakera namba n'abakera bari bagifitemo gakondo y'umuco impamvu kurya ibijumba n'imirayi byose bari batashimvarwa ku buryo habaho no guhunga yagera ahantu akaba yasanga umwumbati cyakizumba agahekenya akaba yahekenya bazi n'ibyari abubu ko bazi ko babikura muri supermarket ni hehe bazajya bahunga basanga ama supermarket icyo gihe ko wari ufite inzu ntibyakubuzaga kwigira akarima kuko mu rugo uhingamo ifumbire yawe ndabyirukana natwe muzagura hariya hari akarima twasanzemo umusirikare yigiraga nta gitoki yaguraga hari urutoki rwiza n'abana bari bafitemo gakondo ari n'abana ntwese byateye n'umuntu banabigisha no gusipura bazi no kwiruka ariko ibyubu ushobora no kumukoraho wamuhuha gusaka afite iki kubera iminsi yarabahungiye ni ibinyange ni ibinyange byanjye uramuga ati va hano ugere Victor abamaze kurya stand kare uwo rwose ntabwo wazahindura amafaranga ubwo nibaguha uho byunyu nanjye ndabivuze sino guhomba none bazanabahombora none bazanahombana kuko guhombora ni ukumukura mu bihombo ahubwo bazahomba bahombe banahombane kuko barakaza abantu bariye abantu imitima abantu nibakigira imitima yarariwe abantu nibakigira ibihaha byarariwe abantu bakigira ubwonko bwarariwe na FPR inkotanyi babubajomboyemo baraburya ku buryo abantu babona nta mitima bafite tekereza kusurwa n'umuntu utagira umutima babumva bazakiranuka nari umutima uzahita uvuga ati
mpuye na satani mukuru wayo ahubwo hariya bavuze ngo naramukije shitani hari ibintu bavuze mu buhanuzi baravuze ati bazibaza niki baje kwihora niki baje kwihora ibinyange byawe hano itazi impamvu yo kwihora aho rero no bazahita bamenya ati burya bari bafite impamvu zifata kuko wamurengana n'umutabo aragucagaguramo kabiri kuko umwana azamenya ngo se cyangwa nyina babaga mu nzu no mu isambu bari baranyeze abantu kandi babyumva kuri social media ngo habayeho guhungeta no gutoteza no kwica abantu abana batangiye bakanguke ku mazi bavuge ibyo bari revolutionalist impirimbanyi zavugaga byari byo koko aba bantu bacu bari barahungese rubanda koko byaka kageni oya kuko bafite ikinyemeza ko ibyo uvuga nta negato nakuyeho na gato uri mukuru impamvu uri mukuru none se niba umwana wababajwe aje kwihura kandi cyambere yakubwiye ngo mushyikirane urabyanga kindi yanjye ngenda ngo keretse ngo ufite umutoto w'imbundwa ngo kangeza aho munsi y'urugo najya guterura intwaro nkakugeza munsi y'urugo nkaba nyishyikiranye nawe cyangwa wavuga uvuye kubw'amahirwe ahubwo wancika ariko bundi ntabwo azamucika aho ngaho rero ibitandukanye na kera imicikire ya kera siyo micikire y'ubu ngubu kera nta social media zabaga nta mbuga nkoranyambaga kuko azajya ajya kwihangwa ageze Remera atoroka asangeyo hari abamutegereza kubera social media bamubwire bageze ku Gasaraba bageze ku kibuga bari kumanuka Remera kuko televiziyo ntizabaga hose ngo abantu bamenye amakuru Facebook ntiyabagaho udafite telefone mugenzi we abayifite amuganira cyangwa ayifite amuha amakuru kuri WhatsApp vuba ka message kandi rero no kuri TikTok no kuri Telegram no kuri YouTube vuba ako ka message kakamenyekana hose bakakamenya kandi babandi bahunga ntabwo bagira umutima utuje ngo bumve ubwo butumwa kuri Facebook TikTok ahubwo babahigi babandi babahungeta babahigi nibo baba bafite n'ibyombo n'uburyo bwo kumva amakuru kuko batambagira hose bisanzwe naho abahungetwa barimo kuyabangira ingata harya ngo aba barutirana niba koloneli tuzareba koloneli kuri finale bamuhaye ranka ya koloneli Rutera ariko abayikakaje mu rugwiro ngo yego inyuma ya Kagame barakize bibagirwa gukina nahura n'umwana w'indyamo w'indya gikukuru nabana bakera barafitemo gakondo no gukunda ushobora no kurara kabiri nayo kuko we wazaba ari kugigira Kamonyi umwana we ageze hirya y'ikabuga agenda n'amaguru agenda naho atazi n'ibyerekezo noneho ibyo bibwira ngo bafite imiryango ngo barakaze ngenda kubwira umwe azagwiyo n'undi azagwiyo nta n'umwe uzatabara undi ibyo niyo mpamvu bita ibinyange bya perezida wa reba filime ukuntu izagira uzajya uba uri mu rugo ubwo ndabwira abo kwa generali biyumve nibo babwirwa ntabwo ari budibwira twe tuzajya tuba twicariye hano kimwe kiratumbutse kirirutse bitese shaho ugiye usari ngo abiwacu bahungeshe rubanda kuryama noneho kankubaze uko ubona FPR izaramba nk'igiti cy'inganzamarumbo cyangwa izarangira nk'isabune nka bombo nka buji subiza igikwiye ngicyo mbona ku rwanjye ruhande izaramba butinze bitangira kudutera isereri ni ukuvuga ntizaramba njye kubwanjye ntizaramba n'ubu urabibona ko iri mu marembera irasezerera iragenda nka karinga uzareba ko nubwo biba ni ukwitsindira niko navuga no kwitsindira ibintu ku ngufu bifanza bita kwiyempuza no kwihata abantu batamushaka batanamwemera batanamushaka kubera yabakinduye yabahemukiye icyambere nuko iyo habaye amatora arayiba nta na rimwe yari yayatsinda yari yimitse bariyimitse FPR inkota urabizi ko bakwiye bamfitiye imyenda ikakaye cyane we noneho bafitiye urubanza rukomeye kuko we narabagurije n'abandi babiba batabizi ariko ku mugaragaro official keretse niba arabeshye
ngo wari uwakwegerera kuko ati koko nta rusoro ruvuze dufatanya igihugu nta rusoro ruvuze Kalisa Mbanda profesa muzima profesa icyo ngicyo nese yumvaga ari uruhinja bibwiye nyine ntiyarebaga kure sinjya mbabwira bya FPR ni magyetegete none icya kabiri aba FPR inkotanyi banyaga imitungo y'abandi ngo bayitunze mu buryo budakwiriye bo nibizasangwa bafite imitungo itakwiriye inzira yo kuyitungamo naho babikuye bidasobanutse tuzabajyane mu butabera tuzabababarira nkeka ko amategeko nicyo abereyeho kandi uwanyazwe icyo agomba kugisubizwa kuko no muri ruda mu bintu muhize imbere ubutabera nyabwo burimo kandi koko wa mugani akamuntu ni akamuntu iryo jambo ni iryawe bararizi wahoze kera kuva uyivuga kuva wiyamamaza kandi mu byo ushimangira ni uko waba uri umukire waba uri umukire ubutabera ku isonga rukize abaturage imisonga gakondo ni gakondo ni ya nyiri gakondo akiriramo cyangwa agakeneramo kandi abatafite igisoro cya $6,000 bagakurirwa imisoro rero imisoro kuvaho uvuga ku butaka no ku mazu no ku bakene badafite igishoro cya $6,000 bafite ubutaka bungana n'akarere kose abandi nabageze za mayibozanya akazirirwa bazerera mu bintu wavuze wiyamamaza n'ubu kivuga gakondo ni gakondo hari abazabihomberamo ubigwije ibitari ibyabo banyaze bapapuza ibitari ibyabo bapapuza iby'abandi babagira inzererezi n'ubu hari abantu bashatse kuvugira nabo kibagabaga ngo baramaze barahatwa bubaka amazu bagurisha bacuruza babuzabuza babiha abandi babipasa mu bandi mu banyamahanga mu bantu gutyo batazi amateka yaho bagura imiyaga icya kabiri icya gatatu ikibazo n'ibintu wavuze tugiye tura Nyakiva ibugande Kongo iburundi nta abanyarwanda twasanga bazerera bariyo benshi cyane bitwa impunzi none se nyine ko bavuga ko bataje basubiye bati ubura nibyo bagiye bakora iki basubiye kubera iki si babandi bahora bavuga ati muva turabatse yahora hajyagira imana akaba yasubira iyo yaturutse cyakarangira n'uwa gakondo wari iri hano utaragiye hanze akamuha ngwino twigire haraho nabonye amahoro tujye kwishakira twihangira ariko nabagize imana bakajabuka tubibwira ababasinzi ubu noneho byari hari kera imipaka yose iradananye abasohoka barusha umuke abinjira bo nako bose baranangana ntawinjira kuko ntawujya mu nta n'usohoka kuko bahora rero barimo hagati ariko abashaka gusohoka nibo benshi bigaragaza bimwe igihugu iyo umubare w'abasohoka ari benshi kurusha uhinjira ubwo nawe aho nk'umuntu w'umunyabwenge salama mukomere nawe nk'umuntu w'umunyabwenge ufata perezida w'uruda ntabwo yahagurutse akina niba umubare w'abashaka gusohoka ubu utazatse ati musohoke bati yaba mana we noneho ngiye uruta abatahuka se baragenda batahuka bajyayo kandi icyo bahunze baragisize inyuma kihindamo n'abasigaye ariko nabo bafite ikibazo nubwo aho tugeze tumeze neza ariko turibaza kuki bamwe bagomba gukira kugira ngo abandi babakine bidasanzwe n'ubundi ku mugani wawe gakondo uzongeye kubwira ngo abantu babayeho neza nibi ni kuri abo bakire bakize nibo babayeho neza ariko majorite babayeho nabi kuko no mu mahanga babayeho nabi bihura na bimwe bavuze barabahungiye iyi myaka igeze urongera kwibaza ariko kuki twe tuzajya duhora duhunga gakondo bariyo bariyo twongere dusubireyo bya bindi wavuze kwidiporo ko pako uransohoye ngezeyo nibaje impamvu nsohoye ndagarutse kivuga uvuye aho nawe gatebe gatoki tuzahora muri gatebe nibyo Rashidi yafunzwe avuga ati uri habwana rushaho nta kuntu twaje dusimburana nta mahane kuko erega mu byo perezida yavuze iyo mipaka ngaho wanyirukanye ku wawe nanjye ndawusohotse ngiye mu w'abandi ejo nzagaruka ngo uzusuremo tuzahora muri ibyo genda temutemo garuka ikindi kibazo noneho gikomeye ko habaye gacaca mu Rwanda ntihazagaragara abo bashinjije ko bishe abantu
abo bantu bakapfupfunyukayo bakiriho ahubwo bari barahungiye hanze bakibaho umuntu yarafunzwe imyaka 10-28 bya burundu abo bantu babafungishe niyo leta bizabagenda wari gushyiramo inyorosho ubwo ko hari n'abaguyemo hari n'abaguyemo ababigiye mfite urugero ariko bambwiye bati abagiye n'ubundi bari bapfa bagiye bafite 50 basaziyemo baramukatiye 20 akaza n'ubuzima bwo muri bica hagabanyamo none se niyo ukuntu bajya bafata amacupa baseye nese umuntu urari rimwe kabiri gatatu n'icyo gikoma ni kikahita kimukindura bakatangira guhitwa bakavuga ngo ni makinya mu kanya gato akaba ngo azizurwe kirago na za sida amasaho nyangiza yavuze zabasanga uko kogosha niba ari umukasi mwese urabanyuraho mwese babasibya sida yo kumukasi umwe kandi batemagura amaraso mwese niba yarashobora nk'icyaha cyo guhohotera amaraso harimo ubwandu bwa sida nk'abagore kuko hariho nta n'isuku y'abagabo none se uranabizi cyane wowe wari mukuru wajya kubona abantu amano yaracitse kuko niba twese karajyagamo gereza yajyagamo abantu 100 bo bagashyiramo abarenze 100 ni ukuvuga ngo baraba benshi ahasakaye huzu ariko yuvuga pese kana bandi bayumva pese kani yahoze sadizi nefutarari rwose niba bayishyizemo abantu 200 harajyagamo abantu 100 ni ukuvuga ngo bamwe bazajya ahasakaye nibamara kuzura bagenda hadasakaye noneho yamvura nigwa ntibajyeho amazi namara kubarengera banini birenge bitangira inzara zibore zivemo zirabura niyo mpamvu wasangaga bamwe bahura na za bande hano abatabizi bahoranaga bande hano hari n'amafoto icyo gihe Gahima Gerard niwe wari umushinjacyaha wasangaga basura muri gereza bafungura abantu inzara zabazaga kuvura zabora agakurikizaho amano ugasanga amanwa yoracitse abandi nabo kubera imirire mibi amagufa aragenda bose inyama zaratetemutse zarashize ku mubiri barariye umubiri warashize ari igikanka umuntu ari igikanka muri gereza ku buryo basigara abafite agatege barya bakiri bazima muri gereza ya Gitarama bararya kuko nta biryo bibayo ntibabagaburira kuko icyo gihe umuntu nabafungiweyo bose umuntu wavuye muri gereza icyo gihe ariko nabwo ntagabura ubumuga byamusaba uya bumuga bwinshi cyane ibibazo byinshi cyane iyo nibyo nkabishaka kuvuga ngo namazemo 10 yimvamo ndahari asomana amamitwa yashidi 8 muri kiragiye kandi imifungire ari mibi umwanda kuko icyo gihe bari bakimara kubura igihugu barundamo abantu barundamo kubera inzika n'inzangano n'inzigo no nta n'imanza n'ubukinduzi nta manza nta butabera habagayo ububera beza abantu umuntu wari umuyobozi w'akarere iyo yashakaga niyagukoreraga dosiye n'ubundi ni nk'ubu ntabwo byashize kamere ntiyashize ahubwo vuga babatinya ko amahanga yaza kubahungera kuko barabayotse barabayotse cyagiye igipende ntikigikora igipende cyacyuye igihe cyarashaje abantu barapfuye amamiliyaride barapfuye none subiza ikibazo abo bantu ntidusanga bararenganye abararenganyizwe n'ababarenganyije iyo myaka yose y'ubukererwe mu bukungu mu buzima mu kuryoherwa mu kubaka imiryango barabiciye ubuzima bizarangire biteye ahubwo barafi kugira ngo neza nanabishimangira ibyuzuze ko ari byo nusanga abo hari abazize akamaro bakaba bamwe baranitahiye kubera imbaraga ntibagiye nibo bereye n'abandi noneho bari umuntu ababo no bakuru babo kuko bo barukarabana bo baruharwa bitagatifuje bakikuraho ibyaha hanyuma bakaba bararengewe ntihagire ubakora nyamara inzirakarengane zo ndundayo hari umuntu uri hanze yaransekeje umuruda yamwete ruriya rukiko ibyo rwarukoreye mana bizasigara ku mutima w'Imana urukiko gacaca yari rukiko rwa Ngondagora karasira bivuze ndaseka wari urwa Ngondagora yaramubajije tuzagubaka banyurana turuzuranya paradizo I'm trying to breathe. Tuzabubaka
Ninde wakongera guhungira Uganda? Duhunga ikiza. Ninde wakongera guhungira Burundi? Wakwakirwa nande? Ubundi twabura aho duhungira, ubundi twaba duhunga iki? Ninde wahungira Kongo? Muri Bibiliya. Mwahungira hese? Duhunga ikiza. Ubundi twabura aho duhungira, ubundi twaba duhunga iki? Akarere twarakayogoje, twagateye akajagari. Baraturambiwe. Ku Rwanda rwayogoje ngo ntirwabona aho ruhungira. Duhunga ikiza.